amena. Nitwa Hatumimana Eric ubuntu bwa Yesu. Yica no bayita Eric ubuntu bwa Yesu. Imana ibahe umugisha. Ni karibu. Murakoze. Nitwa Kamuhanda Abdunur. Nubwo aho ntara umwisilamu amazina yanjye kavukire navukananye ni Kamuhanda Abdunur Buni Haruna. Papa yari umwisilamu Haruna, mama ni umwisilamu ni Asiya. Mwami Yesu, izina ryawe rishyirwe hejuru. Twongeye kugushimira aka kanya uduhaye. Ibihumeka byose bigushime, ibihumeka byose bikubahe kuko ari we Mana nyamana. Nyemerera bane natwe muri aka kanya tugiye gutanga ubuhamya kuri bene data badukurikiye. Mwami ubane nabo natwe, ubane natwe, wikorere umurimo wawe Nyagasani. Tubisabye twizeye mu izina rya Yesu Kristo umucunguzi wacu. Amen. Yesu nashimwe bene data mudukurikiye. Turacyakomeje kumva ubuhamya bwa mwene data wari shehee akakira Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza. Mu bice byatambutse yagiye atubwira uburyo yagiye asoma ijambo ry'Imana, agasoma na Korowani mu myaka myinshi ashaka kumenya Yesu Kristo ni muntu ki, ariko yaje kugirirwa ubuntu n'Imana, arabihishurirwa, amenya neza ko Yesu ari Imana. Nk'umuntu wari umuyisilamu ndetse ari shehee, ntabwo bene data w'Isilamu bamwizera nk'Imana, ahubwo bamwizera nk'intumwa. Ariko uyu mwene data aje kuduhamya noneho, yaduhaye ubuhamya kandi aracyakomeje kubuduha, yemeza ko Yesu ari Imana kandi Yesu ari umwana w'Imana kandi yamwakiriye. Rero turagira ngo utubwire byimbitse neza noneho ukuntu wafashe icyemezo ukemera no kubatizwa rwose nk'umuntu wari shehee. Ni karibu, Imana igumugisha. Murakoze cyane. Njye nitwa Kamuhanda Paul, ariko mbere nitwa Kamuhanda Abdunur. Uyu munsi wa none rero ni umunsi ukomeye cyane kuko ni umunsi ngira ngo babwire uburyo nafashe icyemezo cyo kwakira Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza kandi ndabatizwa ku kanya mu mazi menshi. Mbere abantu benshi hari ibintu byinshi bajya bibaza se Yesu Kristo warumbaje icyo zivuga ngo Yesu Kristo ni gute ari Imana, ni gute ari umwana w'Imana, ese ni gute none haba n'umuntu? Ibyo byose ni ibibazo bikomeye cyane abantu bajya bibaza, ariko reka bivuge mu magambo makeya nifashishije Korani na Bibiliya. Bibiliya haravuga ngo ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo igice cyaho cya mbere umurongo waho wa mbere n'uwa kabiri haragira hati mbere na mbere hariho jambo kandi uwo jambo yahoranye n'Imana, uwo jambo yari Imana, mu byari byose n'Imana nawe. Ubwo ni mu butumwa bwiza bwa Yesu Kristo bwanditswe na Yohana igice cyaho cya mbere umurongo wa mbere n'uwa kabiri. Korani rero nayo tukira aho ngaho nanone kugira ngo tubyumve neza bisobanuke, nukuvuga ngo ese ubundi mbere na mbere hariho jambo yahoranye n'Imana. Ese ubundi jambo rivuzwe n'Imana waritandukanya n'Imana gute? Uwo jambo yari Imana, iki Imana ivuze wagitandukanya n'Imana gute? Ntabwo ikintu cyatumye afata icyemezo gituma areka ubushehe cyangwa areka ubuyisilamu akemera kuba umukristo. Icyatumye afata icyemezo ni Yesu Kristo uko bwanditswe na Yohana. Ubwo nari maze kwiga muri igice cya gatatu umurongo wa 16. Reka tuhasome twumve ijambo ryamubatuye yumvishe rigatuma yakira Yesu Kristo umwami n'umukiza. Ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Yohana igice ni cya gatatu umurongo wa 16. Haravuga ngo kuko Imana yakunze abari mu isi cyane byatumye itanga umwana wayo w'ikinege kugira ngo umwizera wese atarimbuka ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho. Imana ishimwe. Mwakira ijambo ry'Imana. None muri Korowani ho havuga ngo iki? Iyi ni Bibiliya yasomye, badusomera no muri Korowani. Hari ikintu nshaka kubanza kuvuga aho ngaho cyane kugira ngo njye muri Korowani. Nkuko birivuga ngo lakini ahabba Allahu al-alamu, uko Imana yakunze abari mu isi cyane badara ibnahu wahidi
byatumye itanga umwana wawe w'ikinege kayima yu'minu la yuhlaku kugira ngo umwemera wese atarimuka bali ahubwo yajidu abone alhayatu ubugingo al-abadiya buhoraho. Amen. Iryo jambo kwangu Imana yakunze cyane urukundo Imana yadukunze rwo batumye na Yesu Kristo. Iryo jambo kwangu Imana yakunze cyane urukundo Imana yadukunze rwo batumye na Yesu Kristo. Kuko yaje kuri isi kugira ngo aze kudupfira twe turi abanyabyaha nkuko nanjye nari umunyabyaha muri gereza. Mbona ko hari umuntu waje kugira ngo ampfire nk'umwana w'Imana. Undi murongo wo muri Bibiliya nanone wo muri Yohana ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo ko bwanditswe na Yohana umurongo igice cya mbere umurongo wa 12 agira ati reka tuhasome hasome ubutumwa bwiza ko bwanditswe na Yohana igice cya mbere umurongo wa 12 umurongo wa 12 handitswe ngo icyakora abamwemeye bose bakizera izina rye yabahaye ubushobozi bwo kuba abana b'Imana. Utarayisobanura mbabarira mubaze gato wambabariye ukansomera abatukurikiye uyu murongo muri Korani wundi wamo uyu murongo muri Korani cyangwa utubwiyeho ko havuga uyu murongo muri Korani ho ntago ubamo ariko harujya gusa nawo. Yego harujya gusa nawo uragira uti yego إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا وجعل الذين تبعوك فوق الذين كفروا إلي فوق الذين كفروا فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة ثم إلي مرجعكم فأحكم بينكم فيما كنتم تختلفون. Aho ngaho rero bishaka kuvuga ngo iki Imana yatanze isezerano kuri Yesu iramubwira ngo ibiqarabaho ya Isa ubwo Imana yabwiraga Yesu ati yewe Yesu inni mutawafika nguhaye isezerano nzubahiriza warafiuka ilayya nindangira nzakuzamura iwanjye wa mutahharuka min alladhina kafaru nzakugira usukuye umuziranenge kubahakanye kubaguhakana kuri ba antikristo nzakugira umuziranenge kuri ba antikristo wajairu alladhina tabawuka fawqa alladhina kafaru hanyuma nabazagukurikira bose nzabagira ari kirenga kubazaguhakana abazakwemera bakagukurikira cyakoze abamwemeye nabahaye ubushobozi bakizeza izina rye n'abushobozi bwo abana b'Imana. Nanone hano kwa ngo hanyuma abazakwemera nzabashyira hejuru y'abazaguhakana kuzageza ku munsi w'imperuka kandi mwese muzaza ku munsi w'imperuka gucirwa imanza iwanjye. Iki rero ni ikimenyetso gikomeye cyane kigaragara yuko uwo murongo uhuye n'uyu murongo wa Qur'an nta kinyuranye gihari rero. Cyakoze abemeye Yesu Kristo bakizera n'izina rye bahawe n'Imana ubushobozi bwo kuba abana bayo. Uwo munsi rero nkimara kubona iyi mirongo yahise imfasha kwakira Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza ndamwemera aza mu buzima bwanjye. Igihe kinini namaze niga imyaka 8 namaze niga Bibiliya niga ubukristo niga theology kiba kibyaye umusaruro. Nibyo nkuko nari ndimo mbivuga nyine ubwo nari mvuye muri gereza noneho nibwo natangiye nibwo nabonye ijambo ry'Imana rimpamagara ngo nakire Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza. Narabyamye ndarota nasubiye muri gereza. Nari ngiye kureka ibiriya nemeye nari ngiye kubireka bitewe nuko nagombaga kujya gukora ivugabutumwa muri Islam. Hari abantu barimo banangira akazi k'ivugabutumwa kandi mbona harimo imibereho. Nibwo rero natekereje naryamye bwari gucya kajya kugereza ndaryama mbona ndi muri gereza kandi maze amezi 3 mvuye muri gereza hafi 3 n'iminsi maze amezi 3 mvuye muri gereza ngiye mbona ndi muri gereza nkabwira abantu ni mumfungure bakambwa ngo uracyari muri gereza nkabwira abandi nkabwira abashinzwe gufungura ni mumfungure ati uracyari muri gereza gumamo. Ijwi ryo ryambwiye ry'umuntu ntarebaga riravuga ngo ibyo bakubwira no kuri uracyari muri gereza akire Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza w'ubuhorwe uve muri gereza. Ibyo byose bigishimwe kuva ukanya nahise ngenda nshaka Pastor Kizimana Vincent wo muri Zion Temple atambatiza mu mazi menshi na Yesu Kristo n'umukiza batizwa mu mezi menshi mvuka bwa kabiri izina ryanjye ni Paul. Yesu abitemo kwitwa Paul. Iryo ni izina ry'agakiza nahawe. Akanya nahise na Yesu Kristo n'umwami n'umukiza mba icyarimwe gishya muri Yesu Kristo. Amen. Ubu aka kanya sinkiri
wa undi muzi aho uyu munsi wa none nabaye cyari mwigisha Imana ishimwe ibya bindi abari banzi nk'umunyabyaha nk'umwicagiye byararangije ubu ngubu na Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza nabisigiye iyo byaha nabisigiye ntangira abakimbona muri afoto birabareba ariko genda umwana w'Imana Imana ishimwe cyakoze abamwemeye bakizera izina rye bahawe ubushobozi bwo kuba abana b'Imana uyu munsi wa none ndi umwana w'Imana ntabwo nkiri muri bwo batabwibyaha mwene data urakoze cyane bene data badukurikiye ndumva nshaka kumubaza ikibazo nk'umuntu wari shehe wari ugeze mu rwego rwo kuba shehe ufite intama uragiye wagira inama ki abantu badukurikiye bashobora kuba ari abantu batarizera Yesu bashobora kuba ari abakristo bakijijwe ndetse bashobora kuba ari na bene data b'abayisilamu ku isi yose mu mahanga yose abadukurikiye wagira inama ki umuntu utarizera Yesu Kristo umwami n'umukiza icyo nagira inama umuntu wese utaremera Yesu Kristo ngo amwizere nk'umwami n'umukiza uwo nguwo asabwa kugira ngo amwakire amumenye arasabwa kugira amatsiko kumenya ngo ninde Yesu Kristo, who is Jesus Christ, ni Jesus Kristo ninde, akwiye kumenya ngo Jesus ninde akanamenya n'icyo yamaze kugira ngo amukurikire. Rero ikintu nzakora ahangaha nzaza nigisha abantu mwivuga butumwa mbwira nkoresheje Bibiliya rimwe na rimwe ngenda nirefera kuri Qur'an kugira ngo n'abantu bakoresha Qur'an babone koko niki Bibiliya ivuga kuri Yesu Kristo ko ari umwami n'umukiza ariwe utanga ubugingo buhoraho bubonerwa muri iki kintu. Rero niyo mpamvu kenshi na kenshi nzaza mbigaragaza cyane nifashishije Bibiliya, ariko none rimwe na rimwe n'abandi kubwira abayisilamu n'abandi baraho batumva ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo bakoresha na Qur'an kugira ngo bamenye neza Yesu Kristo uwo ari we. Ariko bari mu gihombo gikomeye cyane babandi Yesu Kristo yaje akabapfira ariko bakanga kubyemera bakaza bafata abana b'Imana. Tukira aho ngaho wenda twifashishije umurongo wa Bibiliya, ubutumwa bw'isiko bwanditswe na Yohana igice cya 3 umurongo wa 18 haravuga ngo umwizera nazacirwaho iteka, utamwizera amaze kuricirwaho kuko atizeye izina ry'umwana w'Imana w'ikinege. Muri makeya ndizera ko ari byo wabwiraga abadukurikiye yuko umuntu wese yaba utarakizwa utarakira agakiza yaba ari umuyisilamu udukurikiye birumvikana yuko uwizera umwana atazacirwaho iteka, uwizera Yesu, ariko utamwizera amaze kuricirwaho. Muri make wagiraga inama abantu bose ko bizera Yesu Kristo. Imana ishimwe. Murakoze cyane rero ubu n'ubuhamya turi gukurikira bwa mwene data wari shehe akaba yarakira Yesu Kristo umwami n'umukiza, yari umuyisilamu ari shehe none yakira Yesu Kristo umwami n'umukiza. Ariko watubwira muri makeya ubuzima bushyashya muri Kristo Yesu aho umaze kumwakira urumva umeze ute? Kuva aho maze kwakira Yesu Kristo umwami n'umukiza narabokotse nabaye umwana w'Imana, ndi gukorera mu gutsinda gusa. Imbaraga z'Imana ziri muri jewe. Imana ishimwe. Nahumura nasenga mu izina rya Yesu nkaba muri Bibiliya. Amen. Oh haleluya. Ubu imbaraga z'Imana ziri muri je. Mwuka wera ari muri je. Kuburo turi mu buzima bw'itsinzi kandi ibyiza byose bihabwa abana b'Imana. Bene data mwe mudukurikiye kuri YouTube channel Eric ubuntu bwa Yesu, turabashimiye. Rero nawe uragirwa inama yo kwakira Yesu Kristo umwami n'umukiza nimba utaramwizera, kuko ari we nzira n'ukuri n'ubugingo, nawe uzajya kwa data atamujyanye. Imana ibaho umugisha. Amen. Imana itanga amahoro abadukurikiye kuri YouTube channel Eric ubuntu bwa Yesu. Imana ibaho umugisha. Nanjye washaka kumvugisha yamamagara kuri 0788 75 64 31. Eric ubuntu bwa Yesu. Amen.